dusubizwe ubwenge bw'abana, dusubizwe ubutunzi bwacu, dusubizwe guhemuka mu murimo, dusubizwe kugira understanding y'ijambo. Ese pastor wowe hari ikintu wigeze utakaza mu buzima Kristo arakigusubiza? Gutakaza naratakaje pe, naratakaje, ni byinshi natakaje, ariko icy'ingenzi navuga, Yesu ashobora kukuvana mu byaha. Ibyaha narabikoze, narabyivurungusemo, ariko nza gusanga Yesu atarankuraho ikiganza, Yesu atarandekura. Nta kintu mwaro na kimwe Kristo atadukiza. Impamvu rero ni iyi: iyo dusomye iri jambo Luka 7:11, tubona uyu muntu yari umupfakazi, bivuze ngo yari yarapfushije iki? Yari yarapfushije umugabo. Hanyuma yari yaragize n'ikibazo cyo kubyara abana bake, cyangwa se kubyara umwana umwe w'ikinege. Kenshi iyo tubyaye umwana umwe w'ikinege, si amahitamo yacu, either yabuze urubyaro cyangwa se yagize impamvu runaka tutamenye, ariko yagiraga umwana umwe. Urumva Satani yari yaramurashe ahantu henshi, abyaye umwana umwe, umugabo arapfuye. Hanyuma umugabo amaze gupfa, Satani araje, arigiye Satani akomeza kutwiyongeza duteza ikimwaro, kigakomeza kiza, akava ku mugabo akaza, none akataka abana. Noneho wibuke ufite 3 cyangwa 4, yakwataka umwana umwe ugasigaza babiri, ariko that woman yari afite umwana umwe, nawe Satani araje aramwishe. Nitubona indwara yamwishe, ariko yarapfuye of course. Rero mbona ari iki mwaro cyiza kikomeza kigushonga. Ndakunezerewe rero kubona, twari tumaze iminsi tutabonana. Ministry yacu iri muri Zaburi 3:4, umurongo wawo wa 6, baravuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, ku maso habo ntihagira ipfuno ukundi. Rero tugiye kuba tureba uburyo Kristo atabara abantu b'Imana cyangwa abantu be, akabakuraho ikimwaro. Ikimwaro twaje gusanga ari ikintu rusange, naho kitaba mu bakomeye, mu boroheje, naho kitataka. Yego, ufite amafaranga kiramwataka, umukene kiramwataka. Haleluya. Mise nibuka urugero rwa Namani, yari akomeye ariko yagiraga ikimwaro cy'ibirembo. Ari umuyobozi wize, ufite ubushobozi, ariko cyari cyaramuzengereje. Rero nta hantu Kristo atakura abantu. Yego, noneho tugiye kuba tureba ikimwaro cy'umupfakazi. Urumva urebye Namani arakomeye, aragifite, kiramuraza ijoro, arasebya, arayobora abantu benshi, ari imbere ya public, ariko afite ibibembe. Kandi icyo gihe kera ibibembe cyari ikintu gikomeye cyane. Rero tugiye kureba n'inkuru y'umupfakazi. Pastor wadusengera tugatangira. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushima kuko watwemereye uyu mwanya wo kongera kureba icyo ijambo ryawe rivuga. Data, turi imbere yawe, ubane natwe, kandi ijambo ryose riri buve mu kanwa kacu riyoborwe nawe, rigere kubo rigomba kugeraho, rigire aho ribakura, rigire n'aho ribageza, kugira ngo bakomeze bakwizerere mu ijambo. Turi hano nk'abantu, ugiye kudukoresha, kandi ukwizera kwacu kuratubwira ko uri bubane natwe umwanya wose turi bumare hamwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Njye rero muri kumwe nawe nitwa Peggy Asimwe, akaba ari njyewe Imana yagiriye ubuntu ngo iyi ministry ivuke. Ndi kumwe n'umushumba, nawe yarabibwira, Pastor Emile Nagwabira. Amen. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana
riri muri Luka 7:12-15 ngo turi burebe. Azura umwana w'umupfakazi niko umutwe w'ijambo uvuga. Rero 12 haravuga ngo ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Pastor, iki kimwaro jewe muri rusange cyakoze ku mutima wanjye cyane. Numvishe nta kimwaro na kimwe Kristo atadukiza. Impamvu rero ni iyi: iyo dusomye iri jambo Luka 7:11 tubona uyu muntu yari umupfakazi. Bivuze ngo yari yarapfushije iki? Yari yarapfushije umugabo. Hanyuma yari yaragize n'ikibazo cyo kubyara abana bake cyangwa se kubyara umwana umwe w'ikinege. Kenshi iyo tubyaye umwana umwe w'ikinege si amahitamo yacu. Either yabuze urubyaro cyangwa se yagize impamvu runaka tutamenye, ariko yagiraga umwana umwe. Urumva Satani yari yaramurasha ahantu henshi. Abyaye umwana umwe, umugabo arapfuye, hanyuma umugabo amaze gupfa, Satani araje. Ari igihe Satani akomeza kutwiyongeza duteza ikimwaro, kigakomeza kiza akava ku mugabo akaza none akataka abana. Noneho wibuke ufite 3 cyangwa 4 yakwataka umwana umwe ugasigaza babiri. Ariko that woman yari afite umwana umwe, nawe Satani araje aramwishe. Nitubona indwara yamwishe ariko yarapfuye of course. Rero mbona ari ikimwaro cyiza kikomeza kigushonga, kigutera umubabaro. Pastor, ikimwaro ni ikintu kikubabaza ugahorana ako kantu kagasonga. Uyu musonga w'uyu mugore wari urenze, wari hejuru cyane. Amen. Wari hejuru. Rero nibyo ijambo ry'Imana ya ministry tugenderamo twahawe ngo Zaburi 3:4-6 ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, ku maso habo ntihagira ipfunwe ukundi. Niho hazamo za mbaraga zikuraho abantu ikimwaro, ko nta kimwaro na kimwe Kristo atakiza abantu. Abantu iyo bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza nta kimwaro cyamunanira. Kuko turabona uyu mubyeyi ngo ageze mu irembo yikoreye ikiriba. Wenda hari abantu bashobora kuba badukurikirana bakiri bato badashobora kumenya ikiriba icyo ari cyo. Ikiriba ni umuntu wapfuye. Imana iguhe umugisha kandi gukomeze. Iki ni icyigisho ushobora kumva ari inkuru kandi ziramenyerewe, abantu barapfa buri munsi. Ariko ni gake, uretse bimwe babesha abantu ngo kugira inkuru zabo batekereza ziryohe ngo hariho umuntu wazutse. Ariko ntabwo bijya biba. Byabaye iki gihe, byari ibintu bikomeye. Uyu mugore w'umupfakazi na Yesu nta gahunda bari bafitanye, nta gahunda n'imwe bari bafitanye. Yesu yari ari mu bye, yari mu ngendo ze, n'umupfakazi yari agiye gushingura umwana we. Ariko ngo Yesu aza guhura nabo. Aya marira y'umupfakazi yari yarageze kuri Yesu. Amen. Agahinda k'umupfakazi kari karageze kuri Yesu. Yesu akorwaho. Uyu mugore ntabwo yari afite ishusho
nk'iy'abandi bagore. Yari umunyagahinda, yari umuntu ufite imibabaro ye yihariye, agiye kurangiza nyine ashingure agaruke mu rugo akubitwe n'ako gahinda. Ariko Yesu aza kuhaseruka, amubera umugabo, amubera inkingi, amubera igisubizo, amuhanagura amarira muri ubwo buryo. Ngo arangije amusubiza umwana we. Reba ibitwenge byabaye muri uyu mugore, urebe umucyo uyu mugore yagize mu maso. Uku niko Yesu rero akora. Yesu akora mu gihe cye. Wenda ibi yari kubikora mu gihe cy'umugabo we, ariko ntabyo yakoze. Yagombaga kubikora mu gihe cy'umwana we. Niyo mpamvu n'abantu badukurikira batagomba guheranwa n'agahinda, batagomba guheranwa n'akababaro, bagere ku rwego bashobora kwitotomba. Umwanya wo kwitotomba basenga Imana. Imana ishobora guhindura ibintu mu gihe cyayo. Yesu ahora ari wa wundi wazuye uyu mwana. Yesu wakoze biriya bitangaza byose abantu bazi, nawe ashobora kugukorera igitangaza mu bibazo urimo. Biriya byose ubona ko udashoboye, Yesu ashobora kubigukorera mu mwanya muto gusa akabivana mu nzira. Ari message muye mikomeye ngo Yesu aracyari wa wundi. Yesu wa wundi wagendaga ku mazi. Aracyafite imbaraga neza cyane, ntizijya zigabanuka. Aracyakora. Ikintu gitangaje cyane, numvishe Mwuka Wera mvugisha wowe uzakirira ijambo. Hari bimwe byatakaye, ariko hari umugisha wari urimo kubyigana nawe ugiye kugucika. Haleluya. Amen, amen. Kristo numvisha avuganye nanjye ngo uwo mugisha wundi wabonaga ugiye kugucika ntukigucitse. Kristo agiye kubihagararamo ari uko udasakuje cyane, kuko n'uyu mubyeyi yari ageze ku irembo, noneho n'umwana amumanukanye agiye kumushyingura, byari byarangiye. Ariko mu mbaraga z'Umwuka Wera ibyo wari ugiye gutakaza inshuro ya kabiri, ibyo bihombo byari bikujeho inshuro ya kabiri. Ibyo watakaje inshuro ya mbere Kristo yarabibonye, rero inshuro ya kabiri Satani ntari bugukoze isoni. Mugiye guhura na Kristo mu irembo. Haleluya. Abantu bagushungereye bakuzengurutse, bazi ngo ugiye gushyingura umugisha wawe. Haleluya. Hanyuma Kristo agutabara, afunga abantu iminwa, nawe ubwawe akwemeza, kuko ntago wari ubizi, ariko mu bigiye kumuzana no kugira ngo umugisha wawe wa kabiri utawutakaza. Rero haracyari amahirwe menshi yuko icyo kintu wabonaga kirimo kiraca mu myanya y'intoki, Kristo agihagazeho kandi wizere. Rero pastor, nubwo Yesu yaje ahura nabo mu irembo, byari byose uyu mubyeyi yari afite agahinda kenshi, yari yarasenze. Umurongo wa 13, Luka 7:13 uravuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Nanjye nakubwira ngo imbabazi Kristo yatugiriye ni nyinshi. Hari giyurira. Iyi mbabazi Kristo adufitiye ni nyinshi, ariko iki gitondo cyangwa se aya masaha turi kuvugana arimo arakubwira ngo wirira, kuko agufitiye imbabazi nyinshi. Ari igihe ubwizwa n'ibitagenda mu rugo, arakubwiye ngo wirira. Ari igihe urimo kurizwa n'inshuti zakuvuyeho, arakubwiye ngo wirira. Ari igihe urimo kurizwa n'agahinda ko mu muryango, arimo arakubwira ngo wirira. Ari igihe urimo kurizwa n'imyenda ya banke na cyamunara bagiye kugutereza, pasiteri Yesu aravuze muri iri jambo ngo twe kurira, kuko imbabazi adufitiye ni nyinshi. Erega niwe waturemye. Uriya yo dusomye mu itangiriro niho Imana yaremye ibintu byose, ariko yabigizemo ububasha. Yaremye inyenyeri, yaremye izuba, yaremye ubutaka tugendaho, yaremye inyanja, yaremye ibintu byose. Rero Imana ifite control, ifite imbaraga ku bintu byose. Iyo tubwiye mu ijambo ngo twe kurira, biba ari ukuri. Wowe nkurikira akira kutarira mu izina rya Yesu, kuko imbabazi za Yesu ni nyinshi. Hari n'igihe pastor n'ibyaha hari igihe biriza bituriza. Haleluya. Tukarira, tukaboroga, hakazamo kwicuza impamvu nakoze iki cyaha. Ariko mu gihe Imana itarakurekura, urire ariko ugira umupaka wo kurira,
nugera mu rwego rwo kwicuza wongere ugarukiriye Imana. Hari urwego Imana idashobora kukurekura. Amarira y'icyaha ni amarira yo kwicuza. Ntabwo ibibazo, kubura akazi, kubura amafaranga ari amarira sariya yonyine, ariko n'ibyaha hari igihe bituriza tukicuza. Mu gihe twicujije nicyo gihe Yesu aseruka akavuga ati nanone nubwo wivurunguse, nubwo wabaye muri biriya, ndongera nkuzamure, ndongera nguhagurutse, ntabwo ndi bwemere ko urambarara. Yesu agaseruka muri buriya buryo akongera akagutsindagiza paka igihe wemeye kwigenza wenyine ugasubira aho Yesu yifuza ko usubira. Aya marira Yesu ajya yumva. Ushobora no gusenga isengesho rikabura, amasengesho akagukamana, ariko agahinda n'umubabaro n'amarira bigashobora kuba byanyeganyeza intebe ya Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo agakora igitangaza. Pastor 14 tusa n'abagana ku musozo, 7:14 Luka aravuga ngo yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Yegera ikiriba, Kristo ubwe yaracyegereye. Kristo ntago ajya atinya ibintu byacu byatuboranye. Kristo niwe wenyine ubu gifite affection y'intumbi dufite, ngo yaracyegereye agikoraho. Arangije aravuga ngo byuka. Haleluya. Ubundi umuntu yapfuye abantu baramuhunga. Uzarebe nabaje gusezera barunguruka batya ngo abanaga uturabyo bakagira batya ngo bamwe barira batarira, abandi bashungera. The same story n'uyu mupfakazi yaragezaho barimo gushingura abantu bateruye. Nge mbona bari barimo kugana Rusororo ngo uko bari bageze mu irembo basohoka bajyanye mayiti. Ariko ndavugana n'umuntu nkurikirana, Kristo aracyafite imbaraga zibona ko intumbi yawe igeze mu marembo yasohotse deja mu nzu. Haleluya. Bayijyanye Rusororo. Kristo hari icyo yabikoraho. Icyo wabonaga kidashoboka byarangiye, Kristo hari icyo yabikoraho. Ngo kuko yahise acyegera. Mbise numva mukunze cyane kuko ni benshi bahunga bapfa. Ariko we Kristo nta gahunga bapfa. Yahise amukoraho. Yahise akora kuri wa mwana, ahita avuga ngo byuka. Haleluya. Hari imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga. Hari imbaraga Kristo aracyakora. Byuka mu kwizera, byuka va mu byaha, byuka ibyapfuye byose bibyutse, kuko twahawe ubasha n'ubushobozi ngo bukandagira inzoka na skoropiyo. Ibyo byagukandagire bikandagiza ijambo ry'Imana ubibwira ngo byuka, ubwenge bw'abana byuka, iterambere ryanjye niribyuke, abapfuye banjye nibazuke. Ari igihe ugira utyo umuntu wo mumaro muri famiye niwe Satani yishe. Haleluya. Amen. Gusa abantu reka tube abantu twiringire Yesu cyane kuruta uko twakwiringira umwana w'umuntu. Erega uyu mwana apfa, abantu nibo babanje kumugeraho, baramwoza, baramwambika, baramutegura, bamushira mu isanduku, baramwikorera, baramujyana. Ariko Yesu umwizigirwa, umunyembaraga yaje nyuma. We aramwegera, akora ibyo agomba gukora, birarangira, aramubaha. Abantu muri make bakoze ibyabo, Yesu nawe aza Kristo ni finali. Haleluya. Rero twiringire Yesu cyane kuruta uko twakwiringira abantu baradufasha akanya gato gusa, ariko Yesu ashobora kudufasha ibihe bihoraho, ubuzima bwacu bwose. Yesu abantu baraza bagakora ibyabo, ariko Yesu niwe ugira igisubizo cyanyuma. Ibyo abantu bifite aho bigarukira, ariko ibya Yesu bihoraho. Amina. Yego. Niwe utugiraho ijambo rya nyuma, kuko niwe waturemye cyane. Rero ibyo abantu bakubwiye, uburozi bwose wanyweye buruke. Haleluya. Ngo uwo mwana wamubyaye ameze gute ntazakira, ngo ibi nibi, ngo ubundi yika, ngo kwa muganga
uwo muntu bamuha iminsi ngahe 3 yo kubaho. Izo ka twagiye tumira n'uburozi twamize. Yesu ni utugiraho ijambo rya nyuma. Aha abaganga bashizeho ko hari finali uyu munsi n'amasegonda ya naye. Yesu we ababireba mu bundi buryo. Ahubwo urumva kwizera kwacu n'amaso yacu akwiye guhumuka cyane kugira ngo dukorane na Kristo. Kristo akorana n'abantu bafite kwizera kuremereye. Kwizera kuremereye pastor akumva. Yego. Kwizera aho abantu bavuga ngo uyu mwana yapfuye byarangiye nage rusororo. Ahubwo wo kwizera ukagira kwizera kuremereye ko Yesu ningera mu irembo turi bukubitane ambwire ngo wakana we byuka. Haleluya. Rero haracyari imbaraga zibyutsa utwana twapfuye. Ako kana kawe warupfushije niwemere kugatakaza. Haracyari imbaraga. Pastor igihe tureka ibintu tukabyihorera n'utwana twacu tuba twapfuye. Turi mu marembo turajya gushingura nturekure. Kampereho naye kubwira ngo hari ibyo wari urimo kurekura pastor ariko nturekure. Ako nakana kashize mu mwuka ariko Kristo afite imbaraga zihembura. Haleluya. Amen. Umurongo wa nyuma dusoza 15 Luka 7:15 haravuga ngo uwari wapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Haleluya. Iki ni igikorwa rero cy'ubuhanuzi ngo wari wapfuye arabaduka ngo noneho Yesu amusubiza nyina. Haleluya. Hari imbaraga zo gusubizwa ibyacu. Yesu yahageze aradusubiza. Haleluya. Aragusubiza ibintu byose watakaje.